Mana yanjye nzarira agiye kuzanyishyira mu nzu kweri amafaranga nayabuze ubu sindakora iki kweri ninjya kwiba barandasa mana nyine ntashaka gucuruza forode bandasa ndakura amafaranga inzira atejemo ndasonze bega Kigali we Kigali bira none no kubera none ni covid mana yanjye ndapfuye sindakora iki apa ariko marangi sogokuru wanjye nubwo yapfuye ari umupfumu ubu ntabwo yamurera umuti kweri naka akura apa njyewe nkaho bukera ndagikuzimu gushakisha amafaranga kubera ko aho bigeze birakaze ndakorera Illuminati rero nzarize kuzanyikira mu nzu nta n'umuntu wakusura abantu bizi iminsi babaye imvu mana yanjye ubuse ko ngeze no mu irimbi ubu ndabonera ya mafaranga ko bambuye ko mu irimbi hariho umuntu yashobora kuba yakura ubutunzi mana yanjye mana yanjye ubuzima buranshanze sibunamwe munazakora iki kweri Landlord ubuse ndakora iki ko bantu bambuye ko kwirimbi ari ahantu umuntu ahurira n'abantu badangi cyamereza satana kaza hanga umva satani niwe muntu wa mbere mu buzima nzira ariko uramutse uje ngewe kwambwira uburyo nabona amafaranga nagukorera toka Dara mana yanjye toka sata no reba aho nahiga data we ego mana yanjye no rwabunga nagenda nabona toka sata mana yanjye ibi ni bitangaza ni biki ega data we mandarota cyangwa ubuse niyo mana yini darazi toka do nandi mana yanjye ndi kubona cyego cyagwa ariko mana yanjye dore bya bitangaza Moses yakoreye Tanzania mana yanjye ariko uyu ni umutego reka data we mana yanjye dore bya bitangaza noma Yesu yagiye akora atubura amafaranga na divayi none reba data we mana yanjye Jesus Christ reka data we mana yanjye nongeye nakize nandi bani ariko none aka data we nandi mapa kwanza wabona hari umuntu uri kumbona mana yanjye ubwo ayo mafaranga yose nayanjye mana yanjye noneho we bantu bukene mbuteshoti mana yanjye umva aka data we
undeba nasone koko mana yanjye kadatawa muna bare we urandebera diri musigaye muza gutwara ibyanjye ntabaye uburenganzira humura ntabwo babijyana ndahari ibere hano ushaka ubutunzi agomba kunyuraho ntabwo agomba kunyiba ya ariko ubundi bagiye banzanira ibyo nshaka nkabaha ubutunzi mana yanjye mana yanjye akadata we Yesu we mana mwebwe muza gutwara ibyanjye ntabibabwiye mufite ibyo ngomba kubasaba garuka wiriwe vuba cyangwa uzahure n'ibibazo bitangaje kandi ibyo nkubwira ni ukuri niba uzampa ibyo ngusaba garuka ntageze gukurikira igihe waziye cyose igihe wavugaga nakumvaga nyakidatire cya Mutabazi basi reka nze nizane kabisa reka nizane mana yanjye munaziraga iki kweri we baba we naziraga iki mana yanjye ndikumva mfite ibyuya mu kanwa mana yanjye we mana yanjye ibyuya byanyishe we inkari buri wese we kujya kuri wese nca kunyarira waje ibaba we waje ngangwino tambuka babarira waje ushaka ariko wese wiha ibintu tambuka wicare hano tambuka babarira tambuka kidatire cya Mutabazi akubwire icyo washakaga igira hino wigira ubwoba igira hino hano icara aho ngaho igira hino ariko wininya igira hino babarira tambuka wicare babarira ushaka ubutunzi ntabwo yegera nkawe tambuka ye musore ye musore ibaba we urareba inkongoro nyekereyemo amaraso y'umugore wawe akirafata soshakaga n'amafaranga akira yafate wigira ubwoba yafate uramuranyumva mana yanjye agiye mana yanjye agiye Yesu Kristo mana yanjye kadata